mushya maze gusinya amasezerano na rutahizamu mushya Etienne Nziga Ruvumbu, ni umukinnyi uje gufasha iki muri Sport n'iki mumwitezeho, ese amasezerano ye ateye ate? Murakoze, nanjye ndabifuriza umwaka mwiza abanyarwanda bose, abarebe bose, namwe abanyamakuru turi kumwe dufatanije urugamba rwo kubaka football mu Rwanda. Ikibazo cyanyu rero, tumaze gusinya amasezerano na Etienne Ruvumbu Nzinga. Muzi ko atari ubwa mbere yigeze guca muri Rayon Sport mu gihe twari muri Covid, akinamo amezi 2 champion igihe niko yahiteye icyo gihe, ariko ababyibuka mwibuka ko yafashije ikipe nubwo ikipe yari mu bibazo bitari byoroshye, ntitwari igikombe cyangwa se imyanya ya mbere, ariko yarayifashije twese, yaduhaye ibyishimo. N'ubu rero mu rwego muri gahunda twihaye komite iriho yo kurwanira igikombe, gushaka gutwara igikombe uyu mwaka, turimo tubaka ikipe, faze are irarangiye, turimo turashaka aho twakubaka, twashyira imbaraga kugira ngo dukomeze guhatanira igikombe. Ni muri urwo rwego rero twashatse umukinnyi Ruvumbu Etienne kugira ngo aze afatanye n'abandi na ekipe kugira ngo dukomeze guharanira twari igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro birahari. Ibyo rero niyo ntego yacu, kandi twizera ko azaza agafatanya n'abandi bahari muri urwo rugamba. Amasezerano nk'uko yabibabwiye, twabanje gusinya amezi 6 phase retour, ariko ashobora gusubirwamo cyangwa ashobora kongerwa, bizaterwa n'impande zombi ko zaba zibanye, akazi kazaba kakozwe haba ku ruhande rwa Rayon Sport haba no ku ruhande rwe. Ubwo icyo gihe nikigera dushobora twongera amasezerano. Perezida wenda mbere y'uko naza mu Rwanda hari ibyo yagiye bivuga ko amaze iminsi adakina, se mwaramukurikiranye n'ibyo nta mpungenge yuko ndashobora kuza bikamera ngite nk'ababatengushye nabo baje bakamara igihe badakina? Ntabwo twaramukurikiranye kuko akiva hano yagiye muri Angola akinayo umwaka wose, arongera avayo aza muri Congo SMP akinayo, ku buryo nta mpungenge dufite. Ibyago byaba kuko n'umuntu n'umukinnyi, ariko na test medical cyangwa se twabanje kumujyana ku baganga banyuza ko nta mvune, ubuzima bwe bumeze neza. Ntakaba rero nta mpungenge dufite. Byaba ari ibyago, ariko ubuhanga bwo dusanzwe tumuzi, turamuzi. Yenda ibibaza ko batazwi nicyo twavuga nuko byagiye bitugendekera, ariko we turamuzi, shampiyona y'u Rwanda arayizi. So akaba rero niba afite nta mvune afite, kandi twaramukurikiranye yarakinaga, nta mpungenge dufite, turizera ko azabona umusaruro. Havuzwe n'andi mazina arimo abakinnyi nka Yusuf nawe ugeze kunyura mu kipe ya Rayon Sport ku ntego ushobora kumusinyisha, ibyo bimeze gute? Hanyuma mutubwire n'indi gahunda y'abakinnyi mwamuteganya gusinyisha. Byose bizaterwa n'imyanya, kuko maze mwarabimenye, twandikiye federation tuyisaba ko yaratubwiye twohereza ingengabihe ya phase retour, itubwira ko ngo abakinnyi batagomba kurenga 30, ariko hari habaje amabwiriza mbere ataraje andi ayavuguruza. Turabandikira ntibaradusubiza, ni ukuvuga twari dufite imyanya 2 isigaye. Baramutse badusubije mu buryo twasabye, bakumva ubusabe bwacu n'ibisobanuro byacu, twari dufite imyanya 5. Icyo gihe twakomeza kubaka ikipe n'ahandi, ariko badushubije mu buryo butadushimishije, ariko nta kundi twabigenza. Ubwo ni imyanya umwe waba usigaye. Uwo rero umwanya waba usigaye muri icyo gihe twashaka umwataka, niba turimo dutekereza numero 9 wafatanya n'abandi, baba batwemereye yindi tugashaka n'abo bandi, tugakomeza tugenda twubaka. Yusefu rero warumubajije nawe twarimo tuganira, ariko bizaterwa n'icyemezo
federasiyo izafata, igisubizo izaduha, nibwo tuzamenya uko tubigenza. Ni kimwe na Manzi Thierry? Oya, Manzi Thierry ntabwo ategetse kuganira. Hanyuma ku mutoza nawe mu minsi ishize yari ibyavugaga arahagarara, umusaruro ntabwo umutoza bimeze gute? Umutoza wacu ni umutoza wa Rayon Sports. N'undi n'imikino yo kwishyura ntihari ingingo uzakomeza? Ntihari ingingo uzakomeza. Bivuga ko mwamuhaye imikino 3 ibanza ya phase retour. Oya, twakoze inama turaganira. Twebwe imiyoborere yacu ntabwo duteganya iminsi cyangwa se ngo dutegana n'ibyo hari amakipe abikora, ariko twebwe turicara mu buryo hari ingingo n'umutoza uzwi mukuru, ubuyobozi, turi abantu turicara tukareba ibyagenze neza, ibyagenze neza, hanyuma tugakomeza. Ntabwo rero twamuteza imikino. Ushobora kuba umwe tukamusezerera bitewe n'impamvu twicaye, cyangwa se agakomeza agatoza akarangiza sezo, ariko ntabwo twamuteze imikino cyangwa iminsi. Oya, agomba gutoza atuje, tugakorana akazi, kuko nta kuba ikipe ya Zambia ziraturusha amanota 2, ni ukuvuga nta rirarenga, turacyari mu gikombe muri kuruse y'igikombe. Icyangombwa ni ukureba ngo ni iki kitagenze neza kuri uru ruhande, kuko gutsinda biterwa n'impande nyinshi, hari umutoza, hari abakinnyi, hari administration, ubuyobozi, hari byose. Rero icyo twakoze twarebye ibyakosoka, hanyuma tugakomeza urugamba turimo. Murakoze.